mutagatifu. Irema y'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane bw'Roho Mutagatifu bihorane namwe. Urabihorane nawe. Mwaramutse amahoro. Uyu munsi turahimbaza umunsi mukuru ukomeye cyane utwibutsa igihe Bazilika cyangwa se diyoseze ya Papa yitwa Laterano yahereweho umugisha. Laterano ni aho intebe ya Papa iba, nk'uko umwepiskopi agira katedrali ye, na Laterano rero niho ari katedrali ya Papa. Ibyo bikatwibutsa ko Kiliziya ni ububasha bw'Imana kuri isi. Ibuka yuko ububasha ariko bw'Imana yahawe cyane cyane twabyuka ubwo ejo yabwiraga Petero ati urutare kandi kuko rutare rwa Kiliziya yanjye. Ibihimbazo biba bidufitiye akamaro kuko natwe bitwibutsa Kiliziya zacu ko arizo Nyagasani atuyemo. Turahimbaza twifatanya n'abasabye bishoboye gusaba kudusabira bitabye Imana hamwe na Akimana Emerance. Turasabira Nyirabaranteretse Francina, Ana Maria Kabuzi na Rose Mutugatoro. Hamwe kandi n'umuryango wa Albert Twambazimana turasabira Confiance Uwase, Jean Damascene Bamenyere na Rose Mutugatoro. Muvandimwe ntitwagororokeye Imana uko bikwiye muri iki cyumweru, twaracumuye ariko Nyagasani ni umubyeyi. Muteho tubanze twanze ibyaha byacu kugira ngo dushobore kuvuga ijambo ry'Imana no kuzirika tukarikira ikintu cy'ubutumwa. Yemereye imbere y'Imana ishobora byose. Imana ishobora byose nitubabarire idukize ibyaha byacu maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Tua
n'Imana yacu, wowe wiyubakiye ingoro ihoraho mu mabuye mazima y'indobanure, gwiza muri kiliziya yawe ingabire za Roho Mutagatifu, maze uwo muryango w'abayoboke bawe uhore wiyongeramo ishyaka ryo kubaka Yerusalemu yo mu ijuru. Kubwa Yezu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugatekano mwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Mu gihe nabonekerwaga n'Uhoraho, umuntu wanyoboraga aranjyana no ku muryango w'ingoro, nuko mbona amazi yavubukaga munsi y'igitabo cy'umuryango w'ingoro, aherekera mu burasirazuba, kuko ingoro nyine yarebaga mu burasirazuba. Ayo mazi yatembaga agana iburyo bw'ingoro, akanyura mu majyepfo y'urutambiro. Uwo muntu aransohokana anyujije mu irembo ryo mu majyaruguru, anambagiza aho hanze kugeza ku irembo ryo hanze ryarebaga mu burasirazuba. Ndebye mbona ya mazi atemba agana iburyo. Wa muntu arambwira ati, ariya mazi aratemba agana mu ntara y'Iburasirazuba, akamanukira muri Araba, maze akiroha mu nyanja y'umunyu, yamara kuyirohamo amazi yayo agahinduka meza. Ikinyabuzima cyose kizaba kiri aho uwo mugezi unyura kizabaho. Amafi azaba menshi cyane, kuko aho ayo mazi yinjiye ayo ahasanze aba meza. N'ubuzima buzasagambe aho uwo mugezi uzanyura hose. Ku nkombe zombi z'umugezi hazamera amoko yose y'ibiti byera imbuto ziribwa. Amababi yabyo ntazigera arabirana, n'imbuto zabyo ntizizahundurura. Bizajya bihora byera buri kwezi, bibikesha aya mazi avubuka mu ngoro. Imbuto zabyo bazazirya, naho amababi bayakuremo umuti. Iryo ni ijambo ry'Imana. Adai mazumur Imana
ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinto. Bavandimwe, muri inzu Imana yiyubakira kubw'ingabire nahawe n'Imana, nashije ikibanza nk'umufundi w'umuhanga, undi acyubakamo. Nyamara buri wese yitondere uburyo yubaka. Nta kindi kibanza kindi gishobora guhangwa usibye igisanzwe Yezu Kristo. Ubwo se ntimuzi ko muri ingoro y'Imana kandi ko Roho w'Imana abatuyemo? Ntihagire rero usenya ingoro y'Imana, Imana nawe izamusenya. Kuko ingoro y'Imana ari ntagatifu, kandi iyo ngoro ni mwebwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Pasika y'Abayahudi yari yegereje. Yesu azamuka agiye i Yerusalemu, asanga mu ngoro y'Imana hari abantu bahagurira ibimasa, intama n'inuma, n'abicaye bavunjira ibiceri. Nuko abona imigozi n'ibiboko bakubitisha, bose abasuka hanze y'ingoro, yirukanamo intama n'ibimasa, anyanyagiza ibiceri by'abavunjaga, ahirikana ameza yabo. Abwira abacuruzaga inuma ati nimuzikura ngaha, inzu ya data mwigira inzu y'ubucuruzi. Nuko abigishwa be bibuka ko handitswe ngo ishyaka mfitiye ingoro yawe riramaranya. Nuko Abayahudi baramubaza bati utanze ikimenyetso ki gitumye wiha kugira utyo? Yesu arabasubiza ati nimusenye iyi ngoro, mu minsi 3 nzaba nongeye kuyubaka. Abayahudi baramubwira bati kubaka iyi ngoro byamaze imyaka 46, none wowe ngo wayihagarika mu minsi 3. Iyo ngoro Yesu yavugaga yari umubiri we,
amaze kuzuka ava mu bapfuye, abigishwa bibutse ko yari yarabivuze, nuko bemera ibyanditswe, bemera n'ijambo Yesu yari yaravuze. Kristo Yesu akuzwe iteka ryose. Marayika
kwibuka buri mwaka ko ingoro y'iratorano yakweguriweho, gira impuhwe umva amasengesho y'umuryango wawe, maze uhiye kiliziya uhora twerekanira ubuyoboke bwacu, kandi tuharongera umukiro w'iteka kubwa Yezu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, Imana umubano mugatekana ubumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Nyagasani Yezu nabane namwe, imitima yanyu n'ubukire bw'ijuru. Dushimire Nyagasani Imana yacu, ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose, Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose ugahora iteka kubwa Kristo umwami wacu. Kuko muri iyi ngoro igaragara washatse ko tukubakira, ari uhora wakirira imbaga y'abayoboke bawe bari mu rugendo hano munsi bagana iwawe, ni nawe ugenurira kandi abasoreza ku buryo butangaje iyobera ry'ubumwe bafitanye. Koko rero hano niho wiyubakira ya ngoro nyayo, ariyo twebwe abayoboke bawe, kandi na kiliziya isakaye ku isi hose, ukayiha kwiyongera mu bumwe bw'abagize umubiri wa Nyagasani, kugeza igihe ubwo bumwe buzasendera no kubona mu ituze umurwa muhire Yeruzalemu nshyayo mu ijuru. Nicyo gitumye twifatanya n'inteko nyamwinshi y'abahire bo mu ijuru, maze mu ngoro y'ikuzo ryawe tukagusingiriza icyarimwe twizihiwe, tugushimagiza kandi tukwamamaza, tuvuga ubudahwema tuti Yeah.
umukiro no gutunganirwa bizeye. Ni wowe bayobotse Mana ihoraho, Mana y'ukuri, Mana nyir'ubugingo. Twibumbiye hamwe twibuka kandi twubaha mbere na mbere umuhire Bikira Mariya ubengerana ikuzo, umubikira iteka, nyina w'Imana Yesu Kristo umwami wacu. Araye udupfire yafashe umugati mu biganza bye bitagatifu, yubura amaso areba hejuru akurangamiye, wowe Imana se ushobora byose, agushimira avugiraho amagambo y'umugisha, arawumanyura nuko abaza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nk'uko yari amaze kubigenza, barangije kurya, iyi nkongoro itagereranywa ayifata mu biganza bye bitagatifu, nanone agushimira yivugiraho amagambo y'umugisha, nuko ahereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munyweho mwese, iki koko ni inkongoro y'amaraso yanjye isezerano nshya kandi rizahoraho iteka, agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Mujye mubikora mu rwibutso rwanjye. Iri ni iyobera rikomeye ry'ukwemera. Igihe cyose tuzuye umugati, tukanywa amazi kuri iyi nkongoro, niyo twamamaza urupfu rwawe Nyagasani, kugeza igihe uzaza mu ikuzo. None rero Nyagasani, twebwe abagaragu bawe hamwe n'imbaga yawe ntagatifu, turibuka ibabara rinyire ry'umwana wawe Yesu Kristo umwami wacu, hamwe n'izuka ryava mu bapfuye n'izamuka ry'ataha ikuzo mu ijuru. Kandi Mana y'ishema, tubigize tugutura iki gitambo kivuye mu byiza waduhaye, igitambo cy'isugi, igitambo gitagatifu, igitambo kitagira inenge, umugati mutagatifu utanga ubugingo buhoraho n'inkongoro y'umukiro w'iteka. Byerekezeho uruhanga rwawe, ubirebane impuhwe n'ubwuzu, nuko ubyakire nk'uko wemeye kwakira amaturo y'umugaragu wawe abera intungane, n'igitambo cy'umukurambere wacu Aburahamu, n'icyo watuwe n'umusaseridoti wawe mukuru Melikisedeki, igitambo gitagatifu, ituro ritagira inenge. Turagusaba tukwinginga Mana ishobora byose, ngo wemere ko iki gitambo kigezwa n'umumarayika wawe mutagatifu kuri altari yawe yo mu ijuru, imbere y'uruhanga rwawe Mana y'ishema, kugira ngo twese abasangiye altari ngiyi nituhabwe umubiri n'amaraso bitagatifu by'umwana wawe, bize kudusendereza n'ingabire n'imigisha y'ijuru kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Wibuke kandi Nyagasani abayoboke bawe dusabira: Nyirabaranseretse Francine, Ana Maria Gakabuzi, Confiance Uwase, Jean Damascene Bamenyere na Rose iri mu Purgatori. Abo bose badutanze kukwitaho barangwa n'ikimenyetso cy'ukwemera, bakaba baruhukiye mu mahoro yawe. Abo ngabo Nyagasani, kimwe n'abandi bose baruhukiye muri Kristo, turakwinginze ngo ugire impuhwe maze ubashyire ahantu h'uburuhukiro, urumuri n'amahoro kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Natwe kandi Nyagasani, abayoboke bawe b'abanyabyaha bizeye impuhwe zawe zahebuje, uraduhe kuzabana n'intumwa zawe ntagatifu n'abari bagupfiriye: Yohani, Stefano, Matiyasi, Barinaba, Inyasi, Alexandre, Mariceline, Petero, Felicita, Peripetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia n'abandi batagatifu bawe bose. Turakwinginze ngo uzadushyira hamwe nabo, utitaye ku gaciro k'ibyo twakoze, ahubwo ukurikije umuyoboro utugirira. Ibyo tubigusabye bwa Yesu Kristo umwami wacu, ari nawe nyine uremesha iteka byose ibi byiza byose Nyagasani, ukabitagatifuza, ukabiha umugisha, maze ukabitugarira. Dawe Mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe, ukabiherwa muri we, mu bumwe bwa Roho mu butagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka.
turakwinginze udukize ibyago byose, imbere turi mu bisakazemo amahoro, impuhwe zawe ziturengereye, zidukize icyaha cyose, ziturinde n'amakuba yose, mu gihe tugitegereje ya mizero mahire n'ukuza k'umukiza wacu Yesu Kristu. Nyagasani Yesu Kristo bw'intumwa zawe uti, mbasigiye amahoro mbaye amahoro yanjye, ntiwite ku byaha byacu, ahubwo wite ku kwemera kwa kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe uyihe amahoro kandi uyibumbire mu bumwe, uba ugategeka iteka ryose. Mugiteka amahoro ya Nyagasani. Tubifurize amahoro.
nyagasani turakwinginze, imbaga yawe uye gutanga ibyiza n'ibyishimo ikesha umugisha wawe, maze yiyumvemo ko ibirori yakugaragarije kuri uyu munsi mukuru byayirongeye ibyiza bitagaragara, kubwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Imana umwami w'ijuru n'isi, wabakoranije kuri uyu munsi wo kumwegurira kiliziya, ubwe nabaha umugisha wo mu ijuru. Nabahe guhinduka ingoro ye niya Roho Mutagatifu, wowe wishakiye kubumbira mu mwana we w'ikinege abana be bari baratatanye, maze nimumara gukizwa ibicumuro mushobore kuba ubwanyu ingoro y'Imana no gusangira n'abatagatifu umurage w'ihirwe ridashira. Ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyana amahoro ya Kristu. Maria,